Tumenye urugendo rwa muzika mu Rwanda kuva rwaba igihugu. Iki ni igice cya mbere. Bitandukanye n'ibyo abantu benshi bibwira ko umuziki waba warazanywe n'abazungu mu Rwanda. Amateka yerekana ko kuva kera Abanyarwanda bagiraga umwanya wo gutarama bavuza ingoma, babyina, baririmba ndetse bakanavuga ibisigo. Ibi bikagaragaza ko u Rwanda rwagiraga umuziki kuva na kera na kare. Mbere y'umwaduko w'abazungu mu Rwanda hari umuziki. Nk'uko ubushakashatsi bubivuga, bwerekana ko ibimenyetso bya mbere bigaragazwa n'urubuga rwa Wikipedia byerekanye ko u Rwanda rwaba rwaratangiye guturwa mu myaka 1000 mbere y'ivuka rya Yezu, ariko ngo byaba byaratwaye igihe kitari gito kugira ngo rube igihugu kiyobowe kandi gifite amategeko kigenderaho. Ubwo bushakashatsi bukomeza buvuga ko amateka y'u Rwanda asa n'atangira neza mu kinyejana cya 10, ubwo umwami wa mbere yimye ingoma ahagana mu mwaka w'1091. Mu gihe kirekire mbere y'umwaduko w'abazungu, ubuzima gakondo bw'Umunyarwanda bwaranzwe no gutanga ubutumwa bw'abayobozi ndetse n'ubusabane mu miryango mito migari. Aha umuziki wari kimwe mu miyoboro yakoreshwaga muri ibi byose. Uhereye ku buhuha bwavugirizwaga abana, ibihozo, amahigi, amahamba, imbyino n'ibindi, byose byari umuziki. Ibi bigahamya neza nta gushidikanya ko ubuzima bwa buri munsi mu Bunyarwanda bwari bufite umuziki nk'ishyiga rikomeye. Muri ubu bushakashatsi kandi harimo aho buvuga ko n'amatangazo y'ubuyobozi yabaga agenewe abaturage yabanzirizwaga ndetse akanaherekezwa n'umurishyo w'ingoma. Ukwibambura k'umwami kugaherekezwa n'umurishyo w'indamutsa, agatambagira ibwami aherekejwe n'umurishyo w'umugendo. Ikinimba nacyo ubu bushakashatsi bwerekana ko ari umudiho warangaga cyane cyane Abanyarwanda bo mu bice byiganjemo ubuhinzi. Aborozi bakaririmba amazina y'inka, abahigi imihigo yabo bakayigororora baririmba amahigi. Ibi byose bikaba umuziki. Ingoma ni igikoresho abantu benshi basanisha n'umuziki nyarwanda. Ukwizibukira amacumu n'imyambi kw'Abanyarwanda ku rugamba nabyo byaje kubyara imbyino z'intore zitwa imihamirizo, na n'ubu zikaba zinyura abazireba. Abazungu basanze umuziki w'Abanyarwanda utandukanye n'uwabo. Ubushakashatsi bwakozwe ku muziki nyafurika bugaragaza umwihariko utagira uko usa wa muzika Abanyafurika bari barasanganywe, uretse ko batari bakamenya kuwandika kuko bahimbiraga mu mutwe bakabiherekeranya. Nko mu Rwanda, raporo zoherezwaga mu bihugu byarukolonije cyane cyane mu Bubiligi zageraga aho zigakura ku muziki ndetse ahanini zica amarenga ku Munyarwanda n'umuziki. Ubushakashatsi bugaragaza ko Abazungu banengaga Abanyarwanda kutamenya umuziki. Bavugaga ngo abo birabura baraguherekeza kuva kuri do kugera kuri mi, ubwo bagatakara mu kongera guhura kuri so na la. Aya akaba ari amanota asanzwe ya muzika. Ibi byarakazaga abarimu b'Abazungu ku buryo uwitwaga Gahinda wigishijwe umuziki n'abamisiyoneri yatangaje ko hari ubwo umumisiyoneri yasanze umukateshisiti yigisha indirimbo abaje mu misa nkuru ibitari byo kibando ku munwa. Uyu aza kugorana kuvura ndetse anamugariramo burundu. Ibi rero byaterwaga n'uko Abazungu batari bahuje uburyo bw'amanota n'Abanyarwanda, ahubwo igitangaje amanota ya muzika nyarwanda agasa n'ay'Abashinwa cyangwa Abayapani. Bakoreshaga icyitwa systeme pentaphonique aho kuba hemitonique, ni ukuvuga intondeke y'amanota 5 aho kuba 7 tuzi ubu.
Inanga nayo ni igikoresho gikoreshwa cyane mu muziki nyarwanda. Inanga nka kimwe mu bikoresho bya muzika nyarwanda cyanashingirwagaho mu gucuranga, kigatandukana na za nanga za kizungu kuko ku nanga nyarwanda nta twa tunota tw'umukara tubaho. Ibyo abanyarwanda bari bihariye mu muziki ni byinshi kandi byanagaragariraga mu mbyino, umurishyo w'ingoma, ibisigo n'indirimbo. Gusa muri ibyo bihe ntibyaboroheraga na gato, cyane cyane ko umuziki gakondo w'abanyarwanda utanagiraga impuzarugwiro, ni ukuvuga ubuhanga bwo gucomekerana no kubaka ibi byitwa harmony mu ndirimbo z'amahanga, bikanajyana kandi n'urwego rw'amanota bita accord mu rurimi rw'Igifaransa. Izi accord ariko ngo ntizagiraga amategeko ahamye ku Banyarwanda, cyakora bari bafite injyana, melody na rythme. Aha ushobora kwibaza uti ese iyo habaga havuga amakondera n'umurishyo w'ingoma nyinshi kandi zitandukanye, bikaba nka orchestre yuzuye, ntibyatangaga impuzangwiro nyayo? Tubyumve neza, burya abanyarwanda bashoboraga kuririmba ari benshi ariko ari bwa buryo umwe atera abandi bakikiriza, nta mpuzarugwiro ngo bagerekeranye amanota cyangwa urwego rw'amanota. Ihembe naryo rikoreshwa mu muziki nyarwanda. Ubushakashatsi bwakozwe bwerekana ko igipimo cya 5 kugeza ku 8 ari umwihariko muri muzika nyarwanda. Ku bazungu cyakora ni 2, 8 uteranyijeho 3 cyangwa 8, ariko abanyarwanda bakijyanaga kuri 3, 8 uteranyijeho 2 cyangwa 8, bikumvikana neza ko bibusanye. Ibi bigatuma abanyarwanda batinda mu njyana zabo bakazarira buke. Ibi dukunze kubisanga cyane cyane mu njyana z'abasigajwe inyuma n'amateka ubu. Ngirabanyiginya yandika kuri iki gipimo cya 5 kugeza ku 8 yagize ati iyi ni injyana y'abatwa. Musenyeri akomeza avuga ko ibi byose abanyarwanda babibayemo imyaka n'imyaniko, bakora umuziki mwiza kandi uherekejwe n'ubuhanga buhanitse, ahanini bwabaga bunarenze imyumvire y'abitwaga abanyabwenge mu bihugu icyo gihe byabaga bikatajemo iterambere. Mu gice cya kabiri cy'iki cyegeranyo tuzareba uko abazungu cyane cyane Kiliziya Gatolika yahinduye umuziki mu Rwanda. Ngaho mukomeze mugire ibihe byiza.